Mwami Imana ishobora byose, uyu ni umunsi mushya waduhaye, ntabwo ari kubw'imbaraga zacu ahubwo ni kubw'imbabazi zawe. Turagushimira ku buzima, ku mwuka duhumeka no kubw'amahirwe yo kongera kubona uyu munsi mushya. Mwami tuje imbere yawe twicishije bugufi, turekura ibyatubabaje byose, tureka ubwoba, tureka kwiheba kandi tugushikiriza ubuzima bwacu bwose bw'uyu munsi. Natwe uyu munsi ude kuwutangira neza kandi duhe kuwutangira bundi bushya Mwami. Hari igihe ducika intege, hari igihe twumva twaguye cyangwa twatsinzwe. Iki gitondo dusubizemo imbaraga, dusubizemo icyizere, dusubizemo inzozi zacu. Nkuko wazamuye Lazaro mu bapfuye, natwe uzamura ibyo twibwiraga ko byapfuye mu buzima bwacu Mwami. Uyu munsi turavuga tudashidikanye ko tuzongera guhaguruka, ko tuzongera gutsinda, ko tuzongera kubaho ubuzima bwuzuye Mwami. Uduhe umutima udacika intege, ntituzacika intege Mwami, ntituzasubira inyuma, ahubwo duhagarara dufite kwizera Mwami, ahubwo dukora ibyo waduhamagariye gukora Mwami. Uyu munsi turavuga amagambo y'ubuzima, turi abanyembaraga kuko uri kumwe natwe Mwami, turi abatsinzi kuko watubanjirije kudutsindira Yesu. Nta kizaduhagarika kugera ku byaduteganyirije. Duhora tunesha kubwo wadukunze, turabyemera, turabivuga kandi tubibamo. Turagusa ko uturinde uyu munsi, uturinde ibibi byose, uturinde impanuka n'abantu bafite imigambi mibi. Ntituzatinye ikibi cyose kuko uri kumwe natwe. Ubu umurinzi wacu, ubu umuyobozi w'intambwe zacu kandi ubu urumuri rutuyobora aho tujya hose. Turagushimira kuko twizera ko wumvise iri sengesho. Uyu munsi tuwushize mu biganza byawe. Ubamo dufite amahoro, imbaraga n'icyizere. Turahaguruka, turakora, turatsinda, nta kizaduca intege kuko uri kumwe natwe. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.